kuki yibanda ku bwenge buhangano? AI ifitanye isano ki na blockchain? Iki ni kimwe mu bibazo byabajijwe muri ya video, umva igisubizo cyatanzwe. Ubwenge buhangano AI burimo guhindura mu buryo bwimbitse agaciro n'umusaruro bikorwa ku isi. Iri hinduka rizana amahirwe mashya, ariko rikazana n'imbogamizi zikomeye ku muryango w'abantu. Mu gihe AI irushaho gutwara umusaruro, umurimo wa gakondo traditional labor ntukiri inkingi yizewe yo kugabanya no gukwirakwiza umutungo. Ibi biteye ikibazo gikomeye. Ni gute twakora ku buryo agaciro gaturuka kuri AI kagabanywa mu buryo butuma imibereho y'abantu bose irushaho kuba myiza, aho kuguma mu maboko y'abafite imari gusa? Iki ni kimwe mu bibazo by'ingenzi ishaka gukemura. Ibona ko akamaro gakomeye ka blockchain ari ugutanga uburyo bushobora kugenzurwa auditable kandi bushobora kwaguka scalable bwo kugabanya no kongera kugabanya umutungo mu muryango wa network ndetse no ku isi hose. Mu myaka ishize yubakiye kuri uru rwego umuyoboro mugari ukwirakwije distributed network. Ariko kuba gusa umuyoboro ukwirakwije ntibihagije. Kugira ngo akamaro kagerwaho byuzuye, umusaruro nyakuri wari usanzweho n'umusaruro mushyashya ugomba kwinjizwa kuri blockchain. Ibi bifite imbogamizi zikomeye. Ku bijyanye n'umusaruro usanzweho, imwe mu mbogamizi zikomeye ni ikibazo cy'indangamuntu, kugenzura no kwemeza umwirondoro n'uburenganzira ku mutungo. Ibi ni ingenzi mbere y'uko umusaruro munini wo mu buzima busanzwe ushobora kwimukirwa kuri blockchain. Niyo mpamvu yashoye imbaraga nyinshi mu gisubizo cya KYC gituma kugenzura indangamuntu bikorwa ku rwego mpuzamahanga, kandi kigatanga umusingi w'ubwizigame mu bikorwa by'ubukungu bikorerwa kuri blockchain. Ku bijyanye n'umusaruro mushya, ishusho irushaho gusobanuka. Porogaramu z'igihe kizaza zishobora kuzashingira cyane kuri AI cyangwa kubakwa zishingiyeho, ariko urwego rwa porogaramu za AI ruracyari mu ntangiriro. Ubu imikoranire myinshi hagati y'abantu na AI yibanda cyane kuri chatbots, nubwo inganda za AI zirimo kugerageza ubundi buryo bwagutse nk'imiyoboro mishya ya social media, ibikoresho byongera umusaruro n'imikorere ishyigikiwe na AI. Mu buryo bwumvikana, aho AI ihurira na blockchain ni ku rwego rwa program AI application layer. App Studio ikoresha AI mu gufasha abantu gukora program, kandi ibikoresho n'amasomero byorohejwe byateguwe kugira ngo abadeveloper ba AI bashobore kwinjiza no kubaka byoroshye kuri Mu buryo bwa strategy, ihuza uburyo bubiri, ubuvuye hasi bottom up n'ubuvuye hejuru top down. Uburyo bwo hasi nka App Studio butuma porogaramu nyinshi ziremwa nubwo zose zitaba zifite ireme rimwe. Ibyo birateganyijwe kandi biremerwa. Uburyo bwo hejuru bukorwa binyuze muri Network Ventures, ishoramo imari mu matsinda yatoranyijwe neza buri mwaka kandi igakorana nayo bya hafi kandi buri munsi. Hagati y'ubu buryo bubiri hari gahunda nka hackathons n'andi mahugurwa y'abadeveloper ahuza imbaraga z'umuryango n'ubuyobozi bufite icyerekezo. Ibi byose bigamije gutangiza, kurera no kwagura ecosystem ya porogaramu zishingiye kuri AI ndetse no kuri Mu gihe kirekire, uruhare rwa muri AI ruzaba rurenze porogaramu, ahubwo ruzanagera no ku bikorwaremezo bya AI. Ibi birimo computing ikwirakwije distributed computing, mu gutoza cyangwa mu gutraininga, gukora ibisubizo inference no kunoza kwiga kwa AI reinforcement learning. Ifite umwanya wihariye kuko isanzwe ifite node zirenga 350,000 n'umuyoboro w'abayikoresha bemejwe indangamuntu ku isi hose bashobora gutanga amakuru yizewe y'abantu human input
mu gutoza no kunoza AI maze bakishyurwa mu mafaranga ya crypto n'abakiriya bo hanze. Gutoza AI mu buryo bukwirakwije biracyari mu bushakashatsi ku isi. Ubu buryo buhuza neza na network ikwirakwije kandi bushobora gukemura zimwe mu mbogamizi z'uburyo bwa gakondo bwo gutoza AI, nk'ikibazo cy'amasenta ya data, ikoreshwa ry'ingufu nyinshi, cyangwa ibibazo byo kwibagirwa amakuru, catastrophic forgetting. Nubwo hakiri imbogamizi zikomeye, ibi ni ibibazo bisaba ubushakashatsi burambye n'ubwitange bw'igihe kirekire. PAI irimo gusuzuma uburyo kwimuka uva ku gutoza AI gukomatanyije centralized ujya ku buryo bukwirakwije bwashoboka kandi bikagira umumaro. Uruhare rw'abantu narwo ni ingenzi cyane. Umuyoboro wa PAI w'abayikoresha bemejwe indangamuntu utanga amahirwe yihariye yo kubona amakuru yizewe y'abantu ku rugero runini, kandi kwishyura ibyo bikorwa mu buryo butaziguye birakorwa hifashishijwe blockchain. Ibi byose distributed computing, human input yizewe no guhuza ibikorwa na blockchain bitanga inzira nshya zo guteza imbere machine learning n'ibikorwa remezo bya AI mu mushinga wa PAI network. Gukemura ibibazo bikomeye by'isi bisaba igihe kirekire. Niyo mpamvu gutangira kare ari ingenzi, kuko ikintu cyose gifite agaciro kirambye gisaba igihe cyo kubakwa, haba ari ikoranabuhanga cyangwa network effect. Ibyagezweho na PAI nk'ubunini bwa KYC yayo, miliyoni z'abayikoresha bemejwe, ibihumbi byinshi bya node n'umuryango munini ushyigikiye PAI ntibyubatswe mu ijoro rimwe. Byasabye imyaka n'imbaraga z'umuryango wose. Mu buryo nk'ubwo, gutanga umusanzu ufatika mu bikorwa remezo bya AI binyuze mu buryo bukwirakwije ni igikorwa gikomeye kandi kitoroshye. Niyo mpamvu bigomba gutangira kare kandi bigakorwa mu buryo bwihangana kandi burambye. Iki ni igisubizo cyiza cyatanzwe kinagaragaza intambwe PAI irimo gutera cyane cyane mu bijyanye no guhuza uyu mushinga ndetse n'ubwenge buhangano cyangwa bw'ubukorano ari bwo bita AI. Iki cyari igisubizo cyabazaga kiti kuki PAI yibanda ku bwenge buhangano AI? Ese AI ifitanye isano ki na blockchain? N'uburyo basobanuye bahereye kuri App Studio uburyo ifasha ndetse inorohereza abadeveloper kubaka, ndetse iyi layer cyangwa iyi blockchain ya PAI network ikaba mu buryo igirwamo cyangwa igomba kugirwamo uruhare n'ubwenge bw'ubukorano. N'akazi gakomeye PAI team irimo irakora cyane, kandi byose ni ukugira ngo izamure umushinga ugere ku rwego rw'ingenzi. Ikintu PAI ishaka gukemura muri rusange ni gushyiraho utility, kandi utility niyo izakoresha iri faranga kandi igatuma iyi network yayo iba distributed cyangwa distribute mu bantu, iri free decentralized ku buryo rubanda ruzaba ruyifitemo akaboko runagira uruhare mu kwigenzura. Kuba PAI ifite node 350 hirya no hino ku isi ni ikindi kintu cyerekana ko node zitihariwe na PAI team gusa, ahubwo zakwirakwijwe mu bantu. Community igira uruhare kugira ngo izo node zibeho, kandi ni nka server kuko nizo zivalidating ama transaction arimo kububu ndetse n'andi azaba mu bihe biri imbere kuko azaba ari menshi. Ntabwo birengagije imbogamizi bitewe n'umusaruro ibi birimo gutanga ndetse n'umusaruro utaragerwaho, ariko byose nyine mu ntangiriro biragorana. Gusa uko bizagenda bigenda niko iyi projet izagenda irushaho kuba yagutse cyane. Bavuze kuri PAI KYC n'uburyo yagutse cyane n'umuryango mugari, ndetse bavuga n'ibijyanye n'umusaruro mushya ugomba kwiterwa, ndetse bavuga n'ibijyanye n'umusaruro mushya ugomba kwitegwa. Byose rero ni ibintu birimo kubakwa kandi bigizwemo uruhare
na AI. Pi ishaka kwinjiza AI mu buryo bwose muri iyi proje kugira ngo iyi proje ijyane n'ibihe bigezweho cyane, kuko tuzi ko ibintu bigezweho muri ikoranabuhanga ry'aka kanya no kwintegratinga artificial intelligence muri porogaramu zose za mudasobwa bipfa kuba bijyanye n'ibintu bya digital. Gusa ibintu bya digital muri iyi minsi bitagira AI ntabwo ari ibintu bifatika cyane. Bagaragaje uburyo Pi App Studio ikoresha AI mu gufasha abantu gukora porogaramu, kandi nanone n'uburyo bw'amasomero library byose bikagirwa mu buryo bworoheje ndetse bwiteguye gufasha abadeveloper kwinjira muri projet no kubaka app zizabyara akamaro, kandi ibi byose bakabikora mu buryo butabagoye. Ngo ni muri rero bwa strategy nk'uko basubije ikibazo, uburyo Pi ihuza uburyo bubiri, ari bwo bwa buryo bise bottom up n'uburyo bise top down. Bottom up cyangwa kuva hasi ujya hejuru nuba kubaka ama app, yama app agomba kuzamuka gake gake, afite ibibazo aje gukemura muri rubanda. Ndetse na top down, aho noneho hashorwa amafaranga muri ya mishinga igiye kwagura utility mu buryo butaziguye, mbese mu buryo bw'ako kanya bugaragara, ari naho Pi Network Ventures igaragarira mu gufasha cyane cyane ama startups cyangwa ya mishinga mishyashya, ariko igaragara nk'imishinga ifite uruhare mu kuzana utility, kandi utility nicyo kintu gikenewe. Bati rero uburyo bubiri bwiyongeramo gahunda ya hackathon ndetse n'ibindi bikorwa n'amahugurwa y'abadeveloper. Ngibi ni uburyo bwo kugira ngo network ihuze imbaraga, kandi byose bireba ku cyerekezo cyayo. Bati ibi byose rero bigamije gutangiza network, kuyibungabunga, kuyirera, irimo iravuka bakayirera, noneho ngo no kwagura ecosystem ya Pi Network, ariko nanone hibandwa kuri porogaramu zishingiye kuri AI, kandi ibyo byose bigakorerwa muri Pi Network.